abasaserdoti. Umwihariko nuko abasaserdoti bafite inshingano y'ubuyobozi babikesha sakameno bahawe. Ubu rero nta banga ririmo, ahubwo twifuza ko ibingibi bigaragara muri aka gatabo bimenyekana, abakristo bose nabo bakamenya uburyo bagira uruhare muri misa ntagatifu, nk'uburyo bwo gusingiza Imana, ubundi hakaba n'uburyo bwo kwitagatifuza. Icyangombwa rero nuko umuntu amenya umwanya we, amenya icyo ashinzwe, icyo agomba gukora. Ubundi mu misa ntagatifu buri wese afite ibyo ashinzwe, ibyo akora, ariko tugahurira hamwe mu isengesho ryo gusingiza Imana. Noneho ubu rero aka gatabo nta banga ririmo, ahubwo bimenyekanye ku bakristo bose byafasha kugira ngo dushobore kugendera hamwe. Noneho ku byo bw'umwihariko rero hari n'abakristo bagira umwanya wihariye, bafite uruhare rukomeye mu misa. Navuga nka za korali, navuga abahereza, abasomyi, abashinzwe umutuzo, n'abandi bose bafite uruhare mu muryango w'Imana. Ubwo rero abo bose umuntu areba ibimureba, hari bireba abasaserdoti ku buryo bw'umwihariko, ariko hakaba n'umukristo bimureba, bikwiye kunozwa kugira ngo turusheho kugendera hamwe. Nicyo Musenyeri, iki gitabo gikoze neza, kiri no mu rurimi rw'Ikinyarwanda, harimo mu bigarukaho mwagarutse ku bice byinshi, ariko tugiye ikibazo mu kiliziya ugasanga hari misa zimwe na zimwe zanitabiriwe n'abatari abakristo gatolika, batazi bya kiliziya, nka misa yo gushyingira, misa yo gushyingura, cyane y'amasakaramentu, abafata amafoto ugasanga bari gutambagira ahantu hose, ugasanga mbese nta nubwo binahesheje icyo gitambo cya misa kiri guturwa kuko mwabitubwiye. Ku ruhande rwa komisiyo muratanga uwuhe mwanzuro kugira ngo aho hantu hubahwe kandi n'abantu bose bamenye ko ari icyubahiro nk'uko bikwiriye? Abandi bantu bashobora kuza mu gitambo cya misa, birumvikana, ubundi igitambo cya misa kigenewe abantu bose, ariko ku buryo bw'umwihariko numva imyitwarire myiza umuntu atayisaba abantu babashyitsi, ahubwo uko binjiye bakabona uko duhagaze, nabo ubwabo bahita babona koko aho hantu hubashywe, n'ibikorwa rero iyo byubahirijwe n'uwo muntu w'umushyitsi abyinjiramo. Mu bijyanye rero na misa zihariye, gushyingura cyangwa se amasakaramentu nko gushyingirwa, aho bigaragara ko akenshi koko hazamo n'abantu batasangiye ukwemera ku buryo bwuzuye. Ubundi aka gatabo kavuga misa, nubwo ibyo byose biba mu misa, ariko hari n'ibyo turi gutegura bindi birebye amasakaramentu. Buri sakaramentu rero rizagira umwihariko no mu bijyanye rero no kureba amasakaramentu cyangwa se ibikorwa bya liturujia bihurirwamo n'abantu benshi, akenshi baturuka no mu yandi madini cyangwa afite n'imyemerere. Nabwo tuzagira uburyo tubivuga kugira ngo dukureho akajagari kandi turusheho kugendera hamwe. Mwatubwiye ko ibikubiye muri aka gatabo ari ibyo kugeza ubu ngubu mwumvikanyeho nka komisiyo episcopale kandi bifite isoko yizewe. Ese twitege ko hari kandi gatabo kazasohoka kugeza ubu hari bitarumvikanwaho cyangwa hari ibindi bikorwa muri liturujia bifite isoko kugeza ubu ngubu itizewe? Aka gatabo kateguwe na komisiyo ariko kemezwa n'abepiskopi. Mu bijyanye na liturujia hari ibijyanye na liturujia ya kiliziya y'isi yose, ariko inama y'abepiskopi mu gihugu ireba ibikenewe. Hari ibyo ushobora kwemeza bijyanye n'umuco, ikabisaba uburenganzira ubuyobozi bukuru bwa kiliziya i Roma, bikinjira mu bijyanye no guhimbaza misa. Byose bigomba gufasha umuryango w'Imana. Aho rero niho conference episcopale, inama y'abepiskopi ifite uburenganzira bwo gukomeza kureba ikanareba igikwiye. Abi rero nibyo twumvikanyeho kandi bizakoreshwa muri imyaka 3. Ubwo rero nyuma y'imyaka 3 hazasohoka gatabo tumaze kunoza neza, ariko ubu ngubu no kugira ngo ibi bintu bikorwe turebe ibyo twarushaho kunoza, ariko nta bindi umuntu yatekereza mu bijyanye no gutunganya misa ntagatifu, kuko hari
icya mbere gukurikiza ko kiliziya biteganya, noneho n'ibyakwinjiramo biturutse iwacu akaba ari ibintu twumvikanyeho. Kugeza ubu rero abepiskopi twumvikanye kuri ibi nibyo abakristo bagomba gukurikiza. Twinjiye mu gatabo no mu kiganiro twagiranye, mwatubwiye ko ku kijyanye n'ingoma zivuzwa bisaba kwitonderwa ko abasaseridoti bazajya babyitondera, ingoma zerekeza umutambagiro. Ese ubusanzwe ingoma zifite ubuhe mwanya muri liturujia, zivuzwa ryari, cyangwa se kuvuga ngo bazajya bazishyiraho indi attention? Ntabwo bikomeza gutanga urujijo. Niyihe attention ubwo? Ni kuzivuza gakeya, ni ukujyana n'indirimbo y'umutambagiro? Bishatse gusobanura iki? Nk'uko byavuzwe, misa itangira muri sakristiye ikarangira muri sakristiye. Iyo rero umutambagiro utangiye, abakristo ndetse n'abayoboye imihango baba binjiye mu gitambo nyirizina. Ya ndirimbo rero y'intangiriro, umuryango mutagatifu turakoranye, burya abantu umutambagiro baba bari gusenga bakoresheje iyo ndirimbo. Ubundi indirimbo, hari indirimbo zifite injyana, ubwo rero iyo njyana iherekeje iyo ndirimbo nibyo. Burya no mu ndirimbo dufite muzi ko hamwe ingoma ariko wumva ijyanye n'iyo ndirimbo. Ikibazo rero cyaba ari ukugerekeranya ibintu, aho hari indirimbo ifite injyana n'ingoma ndetse zirimo zifite injyana, noneho abakaraza bakavuza undi murushyo. Wumva ari ibintu bigerekeranye kandi wumva bitesha umuntu utamenya icyo ukurikira. Ndetse hari n'ubwo usanga izo ngoma ziri kuganza injyana iriho ku buryo n'indirimbo itumvikana n'amagambo. Icyo gihe rero urumva ko biba bibangamiye. Ibyiza rero nuko ingoma ziteganyijwe no muri liturujia, ubona nyine mu ndirimbo banabyina habimwe n'ingoma. Byibura umuntu agiye kuri iyo njyana y'ingoma iherekeje iyo ndirimbo kandi bituma n'amagambo yumvikana, ibyo byakumvikana. Ariko kuvuza undi murishyo usanga bisobekeranye, bihurirana, bigongana, bitesha abantu, bikura abantu mu isengesho. Noneho rero icyo umuntu yavuga nuko ubundi liturujia, iyo ndirimbo ifite agaciro, amagambo arimo afite agaciro, iyo njyana irimo nayo ifite agaciro. Ubundi icyo umuntu yavuga nuko nk'ingoma, ingoma ziri mu muco wa Kinyarwanda zerekana hari umunsi mukuru, umuntu yajya afata n'igihe gihagije mbere y'uko misa itangira kugira ngo abantu bumve ko aho hantu habereye ibirori, koko ibirori bitagatifu. Ariko igihe harimo indirimbo ifite injyana n'amagambo agomba kumvikana, abavuza ingoma bakareka icyo gice kikagenda kuri ubwo buryo. Yenda hari nyuma ya misa nabwo bakaza guteganya umwanya uhagije, bavuga bati tugiye gukurikira umurishyo w'ingoma, ariko batabigerekeranya n'ibindi mu gitambo cya misa. Nyiricyubahiro Musenyeri, mwatubwiye ko misa, liturujia ya misa ni umuhango mutagatifu ugira uko ukorwa kandi bigengwa kandi bikagenwa na kiliziya. Kino gitabo kigamije gusubiza ibintu ku murongo no kwibutsa. Hari amakosa atandukanye yagiye akorwa, amwe akorwa n'abakristo muri rusange, ndetse hari n'umusaseridoti Padiri Tofili yibukije ko hari n'abasaseridoti bamwe na bamwe hari utwo yenda bagenda batandukiraho yabibukije. Ariko donc mwakosoye amakosa ari interne mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ariko hanze hangaha ku mihanda hateye abandi bantu basigaye basoma misa. Urumva ko kano gatabo no kugira ngo turinde umwimerere n'agaciro n'ubukungu buri mu gitambo cya misa. Abo bantu izo misa kandi ndakeka mushobora kuba mujya muzibona, mubavugaho iki? Mu kwerekana aka gatabo umuntu yagarukira cyane mu kunoza ibyacu. Abo bandi bafite ibyabo barimo, ariko icyifuzo nuko umukristo gatolika rwose yakwihata gukurikiza aya mabwiriza, maze tugahimbaza neza igitambo cya misa. Abandi bari mu byabo bari mu byabo, ntabwo umuntu yabitindaho cyane. Icyakora icyo navuga nuko nk'icyo wavuze, abashinzwe kubishyira mu bikorwa nk'uko twabyavuzwe n'abasaseridoti imbere na mbere. Rero hari gahunda twagize ndetse duhere muri seminari
makuru aho tuganira kuri aya mabwiriza mu rwego rwo kwibukiranya no kunoza. Ubu Nyakibandaho twagize ikiganiro kirambuye, hari abapadiri noneho n'abarerwa. Ejo komisiyo yacu turateganya kujya mu seminari nkuru ya Rutongo, ejo bundi tuzaba turi Kabgayi, ndetse kuwa gatandatu tuzajya n'Ikibeho, kuko Kibeho habera za misa zikurikirwa ku isi hose. Ni byiza rero ko isura nziza liturujia inoze igaragara hari Ikibeho. Ubu rero hari na gahunda nyinshi zigaragara ko ibireba abasaseredoti natwe ubwacu twakwibukiranya. Ubu rero mu nama ziri kubaza abasaseredoti muri za diocese, umwepiskopi yabonye ari ngombwa ateganya igihe twaganira, noneho n'aka gatabo kakagera kuri bose, ku buryo twese twagendera hamwe kugira ngo tunoze imihimbarize y'igitambo cya misa. Ndetse hakaba aho umusaseredoti cyangwa umwepiskopi agiye gutajyabaza abantu ati umwaka avuga ati uyu mubiri n'amaraso bya Kristo bibaragire bizabageze mu bugingo bw'iteka, umwaka bivuga undi ntabivuge. Twagira ngo mu kw'igihugu ibyemewe n'ibi, turabanza duhere kuri ayo mashyi no gupfukama.